bavandimwe nkunda bo mu muryango wa Padiri Mauri, Yezu Kristo akuzwe. Twageze ku cyumweru cya gatatu cy'igisibo, ubu kenshi cyane cyane mu Rwanda iki cyumweru nyine nicyo gitangizwaho imihango y'abakatekimene, y'abigishwa bitegura nyine guhabwa batisimu mu gitaramo cya Pasika. Muri iki cyumweru cy'umusamaritani niho bakorerwaho imihango y'ubucengezanema bwa mbere. Hano i Burayi nta bakatekimene bahaba, kugira ibyo byose ntabwo tugira amahirwe yo kubibona no kwibutsa abatisimu yacu, ariko tuba dufite engagement, tuba dufite inshingano zo gusabira abo bose bakira ukwemera gatolika gukomoka ku ntumwa babatijwe nyine mu gitaramo cya Pasika. Nicyo gituma hose tugenda muri Kiliziya Gatolika muri iki gihe dutangira nyine tugasabira abo bigishwa bazahabwa batisimu uyu munsi bakorerwaho umuhango w'ubucengezanema bwa mbere. Ni ku cyumweru rero cya gatatu cy'igisibo, turakomeje tuzamuka tugana kuri Pasika. Ni za engagement zisanzwe nyine twibukijwe igisibo gitangiye kuwa gatatu w'ivu, gusenga nta buryarya, tukagarukira Imana, tugafasha abakene, kandi mu by'ukuri tukumva yuko igihe cyose iyo twakinguriye Imana umutima wacu tubigiriramo amahirwe twebwe. Ntabwo Imana ariyo ikeneye amasengesho yacu, ahubwo amasengesho dukora tuvuga agana ku Mana atwibutsa yuko ari twebwe dukenera nyine Imana. Mu isomo rya mbere ry'iki cyumweru twabonye ukuntu Abanyayisiraheli mu butayu bagize inyota. D'ailleurs inyota ni teme y'iki cyumweru. Bagize inyota batangira kwijujutira Musa, baravuga waje kudukoresha iki muri ubu butayu kugira ngo twicwe n'inyota. Ubwo rero nibwo Musa yasenze, Imana nyine imubwira gukoresha inkoni yifashishije agabanyamwo uruzi mwo kabiri kugira ngo Abayisiraheli bambuke. Hanyuma arayikoresha nyine, urutare ruvubukamo amazi, ruvukamo amasoko, yatumye Abayisiraheli babasha nyine kubona amazi, baranywa, barahembuka, bashira inyota. Ariko birumvikana ko iyo abantu bafite inyota barijujuta, niyo bafite n'inzara niko umuntu ateye. Ariko twibuke yuko kwijujuta atari wo muti. Ntagire uwo twijujutira, ntitwijujutire Imana ngo twijujutire abatuyobora mu bijyanye n'Imana, ahubwo igihe cyose tugerageze gufungura umutima wacu no kuwukingurira Imana kugira ngo itugirire nyine itugirire ubuntu, itugirire impuhwe, hanyuma tubashe nyine kugendana nayo no kumva ibyo itubwira. Yego rero ngo roho yanjye ifite inyota y'Imana nyir'ubugingo. Iyo nyota tuyigirire Imana, ntituyigirire iby'isi, ntituyigirire ab'isi, ahubwo tugire inyota y'Imana. Nitugira inyota y'Imana bizadufasha kutayijujutira. Nitugira inyota y'Imana bizadufasha no kugobokana hagati yacu, kuko uwagize inyota yumva umuntu ufite inyota, uwagize inzara yumva umuntu ufite inzara, uwabuze icyo yambara ashobora kumva umuntu yabuze icyo yambara, bityo akamugoboka. Bavandimwe rero tugire inyota y'Imana, kandi muri iyo nyota yacu Imana yacu izaza itugoboke, maze ituvuburire amasoko y'ubugingo. Mu isomo rya kabiri twabonye Pawulo mutagatifu abwira ab'i Roma ko Roho Mutagatifu twabuganijwemo ari ihumure ryacu, kandi uwo Roho Mutagatifu twabuganijwemo niwe utuma tubasha gukora urugendo rwacu. Roho Mutagatifu tumutega amatwi,
tumutege amatwi muri byose, tumutege amatwi ahantu hose, tumutege amatwi cyane cyane mu mahitamo tugomba gukora kugira ngo urugendo rwacu rwa gikristo rukomeze ruryohe kandi rube ruboneye nyine ku bigaragarira amaso y'abantu bose. Roho Mutagatifu niwe utuma tubaho gikristo. Roho Mutagatifu niwe utuma tugira umunezero. Roho Mutagatifu niwe utuma tutagenda ngo tugende duta igihe mu bijyanye n'amadevosiyo runaka, ahubwo Roho Mutagatifu niwe utuma dufungurira Imana umuryango w'ubuzima bwacu.